ariko ururembo rwera Yerusalemu ruzamanuka ntaho ruzaba ruhuriye n'izuba, kuko izuba riri mu gice cya kabiri kandi ururembo rwera riri mu cya kane. ariryo ryajuru Satani marayika yifuje gukandagiramo ntabishoboze. Ntabwo Imana izajana mu ijuru abakiranutsi, oya, ntababoneka, ahubwo Imana izajana mu ijuru abemera ko ari abakiranirwa. Witeka umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kukugereho, gusenga kwanjye gushima imbere yawe ku mubavu, no kumanika amaboko yanjye kube nk'igitambo cya nimugoroba. Hari abatanzi ni mpazi ibirego niryo zina ryanje. Ntubaze ngo mpazi ibirego ni iki. Umwana wavutse se afite urubanza muri 59 data yarafunzwe ndavuka niho ryakomotse. Ibyahishuwe 7 ibyahishuwe 7 umurongo turasoma uwa 4 turageza ku wa 17 turebe uko atubwira. Igitabo cy'ibyahishuwe ni 7 umurongo ni uwa 4 turageza ku murongo wa 17 twumva uko avuga. Numva umubare babashizweho ikimenyetso ngo ni 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4, nibo bashizweho ikimenyetso bo mu miryango yose ya Isirayeli. Abo mu muryango wa Yuda bashizweho ikimenyetso ni inzovu n'ibihumbi 2. Hadi inzovu birakomeye kubivuga, muje muravuga ngo ibihumbi 12, ibihumbi 12, ibihumbi 12. Umuryango wa Yuda ibihumbi 12, umuryango wa Rubeni ibihumbi 12, umuryango wa Asheri 12, umuryango wa Naftali 12, umuryango wa Manase 12, umuryango wa Simiyoni 12, umuryango wa Lewi ibihumbi 12, umuryango wa Isakari ibihumbi 12, umuryango wa Zebuloni ibihumbi 12, umuryango wa Yosefu ibihumbi 12, umuryango wa Benjamin ibihumbi 12. Muje muravuga ibihumbi 12 naho kuvuga ngo inzovu n'ibiki biraremereye. Nizo mpamvu Bibiliya iyo bazana Bibiliya ivuguruye abarugira ngo nkibi bikomeye baje baravuga mu magambo yoroshe, aho ngo inzovenye ukavuga ngo ni kangahe. Muje muravuga ngo ibihumbi 12, ibihumbi 12. Dukomeze ku murongo wa 9. Hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoke zabo. Bavugijwe rirenga bati, agakiza na k'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe n'ababakuru na bya bizima 4 bikubita hasi bubamye imbere y'intebe baramya Imana bati, amena. Amahirwe n'icubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibe iby'Imana yacu iteka ryose, amena. Umwe muri babakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza nti, mwami wanje ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba nabavuye mu rurya mubabaro mwinshi kandi bamesha ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo kumanywa na nijoro, kandi yicaye ku ntebe izababamba ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Ezekeri kugira ngo dusomere rimwe tubivaneyo.
14 umurongo wa 12 turageza ku murongo wa 14. Maze ijambo ry'Uwiteka mubanze muhagere. Ezekiyeli 14 umurongo wa 12. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, igihugu nikinkorera icyaha kigacumura, nanjye nkakiramburaho ukuboko kwanje, ngakuraho urushingikirizo rw'umutsima, maze nkagiteza inzara, nkagitsembamo abantu n'amatungo, naho cyaba kirimo abo bantu batatu, Nowa, Danieli na Yobu, gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntabwo ndavuga menshi, n'utuntu dutatu gusa turaganira. Ijuru turebye abera bacunguye bari mu ijuru ribahe. Ikibazo cya kabiri, ibyiza byaho bimeze biti, kugira ngo tuhakumbure, kuko hari igihe tuvuga ibyiza by'ijuru bitaruta ibyo ku isi bagahita mu isi. Awi, iyo uvuze ibyo tuzabona tugeze mu ijuru ngo tuzarya ibibyibushe, hari abatunzi bafite inka zibyibushe hano ku isi, wavuta inzaryizo. Umuntu umwe yarabwirije ngo umuriro uzaba ari umuriro w'inkazi, abantu batazizera bazahanwa, kandi umuriro uzabatwika maze bashe, kandi umuriro uzaba ari Uwiteka ryose. Abaravuze ati, narinzi ngo ni umuriro utwika tugapfa tukavaho. Niba ari umuriro utwika bikabiteka, tuzabimenyera kuko ari ubuzima. Ibyiza by'ijuru bimeze bite? Cyo ni ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya gatatu, abazajeho n'abameze bati? N'utwo gusa ndavuga, n'utwo gusa. Safari igira hino, hari icyo nshaka. Mwitegereze neza ibyo ndakora byose. Muchungaji Safari wabatijwe ryari? 80. Uri mutoya. Harunduta uyu ni muto ariko gumaho ngo nta ure uyabatijwe muri 60 akabatirizwa nkani Remera. Ambo. Umaze kubatizwa nuko wizeye, sibyo? Ariko barakubwiye ngo ugiye gutangira urugendo, uvukahe? Kuva Rusizi n'amaguru kugera hano ni amasaha ngahe? Ntushaka kuvuga iminsi, wavuga n'iminsi nta kibazo. Okay, 5. Baratubwiye ngo ni 5. Watangiye urugendo muri 82. Usoje ibirometero bingahe? Kuvano none se kuvukira Rusizi ukaba uri hano Remera, kuva Rusizi kugera hano ni bingahe? Si 300. None se kuvuze ngo ntibibarika 300 ntabwo ibarika? Umuntu umwe yavuye Goma n'amaguru agera Kinshasa akoresheje umwaka n'ukwezi n'amaguru. Uko bye 4 yagera muri Canada n'amaguru. Nuvanga imyaka 4 n'amezi 4 wabugeze muri Canada n'amaguru. Imyaka 4 n'amezi 4. Hari undi wavuye Igisangana Bukavu akoresha amezi 7. Ariko wowe ni ibirometero 330, sibyo? None watangira urugendo muri 82. Ubwo suragenda. Uri kuja mu ijuru se? None si kwatangira 82 utambuka, mu byukuri ni ibirometero 300 wari kugenda mu myaka irenze 40. None ugiye bingahe? None ni bingahe? Nshaka kubabwira ko nuwavukiye Nyabisindu akaba yarihanye muri 60 agatangira urugendo, aracari Nyabisindu.
ahantu ndahatsindagira cyane kuko hari igihe abantu batekereza ko tuzatambuka hari igihe uw'inyabisindu wakijwe muri 60 uko yizeye aracari inyabisindu kandi Yesu nagaruka bene data azatunguka ku bicu. Ijambo ry'Imana mu Batesalonike ba mbere ice cya 4 umurongo wa 15 haravuga ngo ubwo azatunguka ku bicu Yesu Kristo azarangurura n'ijwi rirenga n'ijwi rya marayika n'impanda y'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, ariko natwe abazaba bakiriho tuzaterana n'abamaze kuzuka twambara ubwiza bw'Imana. Ndababwira ukuri ko n'ubwiza bw'Imana tuzabwambarira ku isi. Kurikira ijambo ry'Imana, nta hantu tuzabanza kuja ngo twambare ubwiza bw'Imana, ahubwo abapfiriye muri Yesu niyo bazabanza kuzuka, twe nabo duhindurwe basha twambaye umubiri musha. Noneho tuzasanganira Yesu twambaye umubiri musha, ntabwo tuzamusanganira dufitiye imibiri, kuko ntabwo twatambuka tudafite imibiri. Nubwo Imana yaguha amababa, n'igifite amababa kiguruka kuko gifite umubiri, ntabwo igisiga kiri mu mwuka. Oya, tuzamusanganira twambaye ubwiza. Uwambaye ubwiza rero azaba ari ahantu uwambaye umubiri atamubona. Rira jambo ry'Imana ravanga bazaba ryamye ari babiri, umugore n'umugabo, ngo mwazagenda undi asigare. Ashobora kuba atazagenda, ariko kuko yambaye ubwiza ntubimenye. Turi hamwe na Yesu. Wabaza ngo abamurebesha amaso ni bangahe, bawasanga ntawo. Ariko icyo gihe ko tuzaba twambaye ubwiza kandi kwerekanwa kwa Kristo kukazaba gusohoye, nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana. Ni Yohana ya mbere igice cya 3 umurongo wa 2. Ariko uko tuzasa ndi kurerekanwa, ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. None niba tutareba Yesu, dusa na Yesu, utari mu mwuka ntabwo yatubona. Biri kumvikana se? Yesu katoroje iri kugenda. Niba Yesu ari hagati yacu ntitumurebe kandi tukaba tuzasa nawe, uri mu mubiri ntabwo azatureba. Narizo mpamvu niba umugore azaba aryamye umugabo akigendera, icyo azareba ni amapataro. Kwa amapataro ntabwo azaja mu ijuru. Umugore nagenda umugabo agasigara, icyo umugabo azabona ni ingutiya. Mwihangane ndi kuvugira ingutiya z'imasisi, ntabwo hano mucambara ingutiya. Baracazambara. Narindi kugira ngo mbereke uko Safari yabatijwe muri 82 akaba kigenda, niyo atimukira Kigali abaraho yabatirijwe. Ariko ubuhamya akavuga ati ndi mu rugendo. Bakubaza ibirometero ugiye ntubivuge. Nababwiye ko ubwami bw'Imana ari impinduka yo mu mutima w'umuntu. Murakoze. Abafarisayo babajije Yesu ngo tubwire icyerekezo cy'ubwami bw'Imana. Luka 17 umurongo wa 20. Arababwira ngo ntabwo abantu bareba nk'amaso y'abantu, ngo barebe ngo ngubwo cyangwa ngo buriya, ahubwo arababwiye ngo ubwami bw'Imana mwirebe buri hagati yanyu. Mwigira handi muja, ahubwo buri hagati yanyu. Ubwo rero ijuru ry'umuntu ntabwo ari ahantu, ahubwo ni ukuntu ukumeze niryo juru ryawe. Ibindi turabivuga nyuma. Icya kabiri, ibyiza by'ijuru twaharanira kugeraho ni ibimeze biti. Bamwe baravuga ngo ni ibibyibushe, abandi bati ni amazu yubatse, abandi niko bavuga. Abandi bafashwa ari uko babwiye ibifatika. Ndabizi iyo utavuze ibifatika ntabwo abantu bafashwa. Iyo babwiye ibyo tutareba, kuko mu Bakorinto wa 2 igice cyaho ni icya 4 ku murongo waho ni uwa 17 haravuga ngo kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none
kwiyongeraniriza hamwe kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Natwe ntabwo tureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko iboneka ari iby'igihe gito ariko ibitaboneka ni iby'iteka ryose. Ndababwira kubitaboneka no by'iteka ryose ntimubabare. Aho ndababwira Nyarugenge oya hari ibyiza by'inzara. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ngiye kubona mbona abantu benshi hano. Muri aba bantu twabaze imiryango 12 murabona hari abatabonetsemo, ariko ku mpamvu runaka. Ibyahishuwe 7 hara ku murongo wa 4 bavuze abantu 12, ariko Dani ntiyaboneka na Efurayimu ntiyaboneka. Ntabwo babonetse, hari impamvu. Dani mu bana 12 ba Yakobo niwe wabashukashutse, yubaka igicaniro arabashuka. Byanditswe mu Bacamanza 18 umurongo wa 30, kugira ngo basenge ibigirwamana. Imana iramuca itegeka iteraniro rya Isirayeli ko rimwamagana ko atazongera kubarwa mu bazaragwa ubugingo bw'iteka. Iramwamagana. Nizo mpamvu turi kubara ntitumubone. Efurayimu nawe nta kibazo afite, ariko Imana yaramutoranije kugira ngo ahagararire abanyamahanga. Ndakugora Safa, urongera ugaruke mbikoresha amaboko. Yakobo yakundaga Yosefu, baramugurisha kubw'amafuti ye. Yagiraga amafuti Yakobo, kandi tujya tubivuga no mu iyo dutanga ingisho z'abubatse, tuvuga kuri ayo mafuti tukayakomozaho. Ntabwo akaga gateguza. Ushobora gutandukana n'uwo mwashakanye bikaba ngombwa ngo wishumbushe, ariko niba ufite imyaka 50 uri umugabo ukaba ushaka kwishumbusha, umudamu we nawe afite imyaka 50, fata umukobwa w'imyaka 50 wikwikoraho. Kuko yifashe umukobwa w'imyaka 26 kandi ufite umuhungu w'imyaka 28, ubwo se urashingiye. None siko yarazanye biruha ari umwana akamunanirwa angana na Rubeni yari kugira ati yaje gutanga umurage akawugoreka, abogoza ngo Rubeni yanyuririye uburiri. None byari kuba biteye kutarushoboye kubwurira. Yakobo abonye Yosefu ntabwo yarazi ko azongera kumubona. Itangiriro 48 aravuga ngo ntabwo narinzi ko nzongera kuguca hiryera. Abana wabyaye uri mu Egiputa ndabakwatse, nabanje barabarwa mu bana banje bazaragwa nka ba Rubeni nka ba Simiyoni. Abandi uzabyara hanyuma bazaba bawe, ariko aba babiri Manase w'imfura na Efurayimu ndabakwatse, abashira mu rutonde rw'abana be. None agiye gutanga umugisha kugira ngo wa mugisha uzasohore, ni Imana yabikoraga. Ahamagara Yosefu ati banzanire batangira umurimo mbahesheje umugisha. Yosefu arabajana bombi. Yarazi ko Manase ari we mukuru, aragenda mu kuboko guhereranye n'uko iburyo kwa Yakobo, amufatisha ukuboko kw'ibumoso kugira ngo agwe mu kuboko kw'iburyo kwa Yakobo. Afatisha Efurayimu ukuboko kw'iburyo kugira ngo agwe mu kuboko kw'ibumoso kwa Yakobo, ashaka kugira ngo umukuru ahabwe umugisha uruta uw'umuto. Yaragiye aragenda abafashe mu ntoke. Yakobo yitegura kubakira kugira ngo abaheshe umugisha, ariko noneho bari imbere ye agiye gutanga umugisha arakubita ngo pa. Ukuboko kw'iburyo yashaka ko kuja kuri Manase, kuja noneho kuri Efurayimu, ariko kw'ibumoso kuja kuri Manase, kandi yifuza ko ariko kuja kuri Efurayimu byabirahushanyije. Yosefu aratabaza, turabyishe papa, urabyishe.
ukwe buryo kuje kuri Manase, ukwe ibumoso kuje kuri Efurayimu. Aravuga ati mwana wanje ndabizi, nubwo ntakireba ndabizi, nubwo ntakivuga ndabizi, nta kibazo ntubabare. Umukuru nawe nubwo umugisha utandamye ariko azaba ubwoko bukomeye, ariko umutazamuruta. Itangiriro 48 umurongo wa 17. Kuva icyo gihe none ntabwo muzongera kuvuga ngo Yosefu yabyaye Manase na Efurayimu, oya, muzavuga ngo Yosefu yabyaye Efurayimu na Manase. Birahari kuko Efurayimu amurushije umugisha. None Imana iramutoranya iravuga ngo we Efurayimu uzahagarara abanyamahanga bazizera. Nizo mpamvu izina rye ritarimo. Kwa kubaka rero amaboko ye n'ubuhanuzi bw'Uwiteka yarahushanije amaboko, aho kugira ngo agende gucya arayahushanya. Murebe icyo yubatse. Yubatse iki? Yabubakiyeho umusaraba mu 1879 bubakiraho umusaraba. Uyu ni umusaraba wa Kristo. Yakobo yahishuriwe arawubaka kugira ngo abanyamahanga ku masezerano nabo binjire mu bwoko bw'Imana, ahuze abari babiri ku bumwe, amaze kwica bwa bwanzi abwishishije umusaraba. Narizo mpamvu abangaba 142 ntabwo ari abatemwe de Jehova, oya, ahubwo nabera b'Isirayeli bacungwa ariko bazahagarirwa na Manase arahari. Ubwo nuvuga ngo Isirayeli ifite abazemera Yesu Kristo ariko nibo bake. Narizo mpamvu amahirwe kuko yaje mu bye abe ntibamwakire, ariko ijambo ry'Imana avuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abanyamahanga rero bihanye baruta abayuda bihanye, nicyo bivuga. Hano haravuga ngo genda mbona abantu benshi, amahanga yose, imiryango yose, amoko yose, indimi zose umuntu atabasha kubara, bari bambaye ibishura byera kandi bafashe amashami y'imikindo mu ntoke zabo. Amashami y'imikindo ni ibendera ry'abanesheje. None baravuga ngo mbona umwe muri babakuru arambaza ati aba bambaye ibishura byera ni bande kandi baraturukaye? Arasubiza ati aba nabavuye muri urya mubabaro kandi bameshe ibishura byabo babyeyeje amaraso y'umwana w'intama, nico gituma bahora imbere y'Imana mu ihema ryayo bakayikorera ku manywa na nijoro. Imana nayo ikababamba ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi, ntibazicwa n'inyota ukundi, ntibazicwa n'izuba ukundi, kandi ntabwo bazicwa n'icokere, kuko umwana w'intama uri hagati ya ntebe azabaragira abuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Ururembo rwera Yerusalemu nirumanuka, nababwiye ijuru rya mbere ko ari ryo ririho imvura n'ibisiga biguruka, ijuru rya kabiri ibiva binini, ijuru rya gatatu abamarayika. Ndababwiye uko Satani yamanuwe nuko yifuje kujya mu gice cya 4, Imana ikabibamo byose ikarenga igasaguka, ariko ururembo rwera Yerusalemu ruzamanuka ntaho ruzaba ruhuriye n'izuba, kuko izuba riri mu gice cya 2 kandi ururembo rwera riri mu cya 4. Aryo rya juru Satani marayika yifuje gukandagiramo ntabishoboze. Ibyiza by'ijuru rero nta kurya guhari, icyo cyiza ntabwo wakibona ku isi. Tukabaho tutarya, ninde si wakwangana n'undi, nta kindi dupfa ninda. Kwambara ntaho tuzahurira nabyo kuko tuzatwambaye ubwiza bw'Imana. Abasaduko begereye Yesu baramubaza bati nawe ugiye kuzatubwira ngo tuzaja mu ijuru hazaba intambara? Ati iki? Ati none nitugera mu ijuru umuntu watunze abagore babiri ari yarapfakaye, cyangwa wa mugore watunzwe n'abagabo babiri yarapfakaye, ko bose bazaraga ubugingo buhoraho, aho nitugera mu ijuru bizagenda bite? Ati iki? Ati wacu duturanye n'umuntu. Matayo 22 umurongo wa 23 kugeza 30. Duturanye n'umuntu yarapfuye, murumuna wacikura mukuru we atunga uwo mugore, nawe arapfa, uwa gatatu nawe aramutunga, nawe arapfa, uwa kane nawe aramutunga, nawe arapfa, uwa gatanu aramutunga, nawe arapfa, uwa gatandatu aramutunga, nawe arapfa, uwa karindwi aramutunga. None nituzuka abagabo babaye bangahe? 7. Umugore aracyari umwe.
kandi bose bakeneye kurongora. Abavukana bamutunze ni 7 kandi bamufiteho uburenganzira, ariko uwamutunze mbere nta makuru afite. Yagize ngo yamusization ntiyamenya ko bamwifushumbuje. Bazagenda rero ubwo uwamukoye ni mukuru wabo, azagenda ashaka umudamu we, ariko inkwakuzi kuko bari umuntu we bazaba gifite wenda akabara gasinzi bazahamutanga. Uyu mugore azaba uwande bagabo 7 bamutunze kandi bari bamwemerewe. Yesu yarababwiye ngo mwarahabye mwapfuye rubi, umurongo wa 29. Ntabwo muzi imbaraga z'Imana n'ijambo ryayo, ntabwo mwijuru barongora, ntabwo mwijuru bashingirwa. Abashingirwa n'abafite imibiri, tuzazamuka twambaye ubwiza bw'abamarayika, ubwiza bw'Imana. Abarongora rero mubirangirize ku isi. Abazajeho nabameze bati, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ukiranuka nka Nowa, agakiranuka nka Yobu, agakiranuka nka Daniel, wigereranye nabi ibyo bakoraga, uwo muntu ari mu bwami bw'Imana. Nubwo bari bafite intege nke, Nowa yarantangaje. Yabyaye umwana w'imfura afite imyaka 500, yaratangiye kuvuga ubutumwa mu gitabo cyitwa Panorama de la Bible. Yabwirije ubutumwa imyaka irenga 120, yihanisha umugore n'abana be gusa. Ndababwira ko hano turakina, hano urabwiriza isaha wabura wihanuka arakara, cyangwa kimurarakara iki? Yabwirije imyaka uwampa izo mbaraga. Petero ya 2 igice cya 2 umurongo wa 5 haravuga ngo Nowa uwo muvuga butumwa wo gukiranuka bamwita ngo ni predicateur de la justice, ni umuntu ukomeye cyane, ariko akagira intege nke. Ntabwo ijwi ryasohokaga atabonye akarahuri. Yo Nowa atabonye akarahuri ntabwo ijwi ryasohokaga, ariko agatutura ubutumwa, ariko yaba atabonye akarahuri nawe ijwi ntirisohoke. Abantu umugore we n'abana be barihana, abandi barabyanga. Muri 84 ndi kwibuka twohereje abamisiyonere muri Swede 3 i Bukavu, bari bavuye i Bukavu, baragiye ari 3, bageze muri Swede babaha abazungu 3 b'abaswede bo kubafasha mu ivuga butumwa. Babwirije imyaka 8 kuva muri 84 kugera muri 92, ari 6 bari babonye abakristo 3. Naho twewe ni imikino ujara kimirongo avango Imana irabakunda bakaza bose nubwo babadashaka. Wabwiriza habura n'umwe ukarakara. Ntabwo ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ujura arakara kuko abantu batihari, jura arakara kuko abantu batabyumvise, niko Bibiliya ivuga. Wijura arakara kuko abantu babyanze, ahubwo rakara kuko abantu batabyumvise, kuko ababyumvise ntibakureba. Ijambo ry'Imana mu Bakorinto wa 2 igice cyaho cya 5 umurongo wa 10 haravango twese tuzahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo buri wese ahabwe ibihwanye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri, byaba byiza cyangwa byaba bibi. Urahangayika ngo ntibemeye, babwire hubwo, babwire urarangije, wibabara ngo ntibaje kuko ntabwo amaraso yaba zakubarwaho. Ariko muri Ezekiel 33 umurongo wa 8 haravuga ngo umunyabyaha nibuza ahwari ntumubwire ibyaha bye azarimbuka, nawe uzarimbuka kuko uzabazwa amaraso ye. Ezekiel 33 umurongo wa 8. Niba uzi ko ari umuntu ufite inenge yatuma atabona ubugingo buhoraho, ukamunegura, umuntu negura aho bari umunyabyaha ujuje ibyangombwa, ukamunegura azakubarwaho. Ariko niba waramubwiye uti nyamara ibi ntabwo bimeze neza, we gutinya kuko abantu babana babaziranye. Hari igihe uvuga ngo nimubwira ngo arahengamye nawe ari arahanyibutsa nanje. Hari igihe ufite amadeni wananiwe kwishura ukaba warahungabanye kuri banki, wananiwe kwishura urahungabanye. None ninja kumubwira ngo wowe ndamubwira ngo ikisi, ndamubwira ngo uraroga, nambwira ngo kutishuye banki. Oya ntacyo bitwaye, nubwo utishuye banki mubwira ukuremo iryo deni, nawe niba bizi azi, kandi nataza nawe azabibazwa. Yobu yari umukiranutsi wirinda ibibi, yakoze icyaco kuvuma umunsi yavutseho. Buriya hari ibyaha dukora tutabizi. Ndi gutereta ku byaha ngeze ku caca 30, mu byaha 320 ndi kwandikaho ngeze kuri 30. Abantu benshi bagakora ibyaha batabizi, ugahangara ukavuga umunsi Imana yaremye ukawuvuma. Ntabwo byemeye kuvuma iby'Imana yaremye. Nuwavukanya akaguru
kamwe. Iyo avuze ngo Mana wandemye nabi ntabwo wandemye nk'abandi, urarimbutse kuko ugaye kurema kw'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbese ikibumbano cabaza uwakibumbye ngo kuki wangize utya. Niba Imana yaraguhaye akaboko kamwe gumana ko, niba yaraguhaye ukuguru kumwe gumana uko, niba yaraguhaye ijisho rimwe gumana iryo, wimbwira ngo Mwana ngo wandemye nabi ntabwo wandemye nk'abandi uzarimbuka. Yobu rero yarihanikiye avuma umunsi yavutseho, aravuga ngo uwo munsi ukurwe mu minsi y'amezi kw'isi, urakuru umunsi mu kwezi uri Imana. Rero abantu bafite gukiranuka, Nowa yari predikateur, umuvuga butumwa mwiza ukomeye. Yobu yari umukiranutsi wirindi bibi. Danieli yari umunyamasengesho, bahoze banari kubiririmba. Abo bantu ushaka kuja mu bwami bw'Imana, twavuze ngo ikibazo ca gatatu, bazaba basa bati, bazaba basa na Nowa, bazaba basa na Danieli, bazaba basa na Yobu. Reba ibyo bakoze, ndavuga ngo icyama nkaba nashobora kuvuga ubutumwa imyaka 100, nkaba ngishobora kuvuga nta muntu wihane kandi sinshogore. Hano wakubwira ngo uvuge ubutumwa iminsi 2 ukabura n'umuntu numwe, wabireka ukabura tsinzwe. Ntabwo twemereye kureka ivuga butumwa ngo nuko abantu batari kwihana. Oya turavuga bakaza cyangwa bakarorera, noneho Imana ikamenya ko babyumvise, kuko hari ibimenyetso 3 bisigaye kugira ngo Yesu agaruke. Si 3 gusa, 3 gusa. Ariko ndabaza, Yesu azadutungura? Gilbert, Yesu azadutungura? Ijambo ry'Imana riravuga ngo azaza nk'umujura, Abatesalonike 5:5. Yesu azadutungura? Tubwire. Yego, igisubizo ni iki ngiki. Ntabwo Yesu azadutungura, ntabwo ariko Bibiliya ivuga. Abatesalonike 2:5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4 haravuga ngo Yesu azatungura abanze kwizera, n'abizeye ku murongo wa 4 haravuga ngo ariko mwebwe bene data ntabwo muri mu mwijima kugira ngo uwo munsi uzabatungure nk'umujura. Abana b'umuco si batungurwa bati? Iyo urangije kwemera Yesu Kristo nk'umwami uba mu muco, bisobanura ngo uhora witeguye watungurwa uti. Ariko abanyabyaha Yesu azaza nk'umujura, ubwo bazabavuga ngo na amahoro nta kibi, ngo nibwo bazatungurwa nk'uko ibise bitungura umugore utwite. Ntabwo bazabasha kubirokoka na hato. Ariko mwebwe bene data ntabwo muri mu mwijima kugira ngo uwo munsi uzabatungure nk'umujura. Abapagani rero nibo batungurwa, ntabwo abakiranutsi batungurwa. Ntabwo muzatungurwa, muzamubizi, muzamubireba, muzamufite amaso y'umwuka, muzamubireba. Imana yacu idufashe kugira ngo tumere nk'abari abakurambere bacu babaye intangarugero. Nta muntu ufite umubiri wabura intege nke, ariko tumaramaze. Ntabwo Imana izajana mu ijuru abakiranutsi, oya, ntababoneka. Ahubwo Imana izajana mu ijuru abemera ko ari abakiranirwa, bameze nka Dawidi. Umuntu Imana ivuga akikubita hasi akarambara ati ndapfuye, koko ndi umunyabyaha. Na turya dukeya waba wakoze tukaguhungabanya, Imana izabona ko abambuzi 2 ku musaraba, ntabwo umwe yabonye ubugingo kuko yagiye kugabura, ntabwo umwe yabonye ubugingo kuko yabatijwe, ntabwo yigeze abatizwa. Bari de part et d'autre, iburyo n'ibumoso, kandi abambuzi bombi yo barambura ikiganza babashaga kumukoraho. Umwe arakira, undi ararimbuka. Icyatumye umwe akira ni iki? Yemeye ko ari umunyabyaha. Ijambo ry'Imana riravuga mu Baroma 3 umurongo wa 11 n'uwa 23 n'uwa 24 haravuga ngo bose bakoze ibyaha, bose bahindutse ibigwari, nta ukiranuka n'umwe, nta ushaka Imana. Ku murongo wa 23 haravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Icya kabiri, yemeye ko Yesu ari umuziranenge. Petero ya mbere igice cya 2 umurongo waho wa 21 haravuga ngo yarababajwe, arakubitwa, adusigira icyitegererezo kugira ngo tugere ikirenge muke. Nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarakubiswe ntiyabakangisha, aritanga yidaca urwa kibera. Ubwe yikoreye ibicumuro byaca bibamwa ku giti, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Yemera ko Yesu ari umuziranenge. Yatuje akanwa ke ko Yesu Kristo ari umwami, kandi Imana ikaba yaramuzuye mu bapfuye. Abaroma 10:9 haravuga ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Icyakane, yizeye kuzuka. Yaravuze ngo rata njyewe uzanyibuke nugaruka mu bwami bwawe. Bari bamaze kubambwa, ariko ararabukwa
arerekwa ko Yesu nubwo abambwe afite ubushobozi bwo kuzazuka. None aravuga ngo rata njyewe uzanyibuke nugaruka mu bwami bwawe. Yesu aramubwira ati ndakubwira ukuri ko uyu munsi turi mubane muri paradizo y'Imana. Paradizo ntabwo ari mu ijuru. Ayo makosa murayakora yo muri gushingura ngo nta kibi ngo aratashe ngo agiye mu ijuru. Agiye mu ijuru ryari? Paradizo ni jaride, n'uburukiro bw'abera bategereje kugira ngo impande zavuge. Ntawe uzaja mu ijuru atambaye ubwiza, kandi azambara ubwiza ari uko abanje kuzuka. None mumaze gushingura umuntu ngo agiye mu ijuru ryahiye. Agiye muri paradizo kuko afite ubugingo buhoraho. Ariko igihe cyo kuja mu ijuru ntikiragera ngo abantu bambare imibiri y'abamarayika, ntabwo kiragera. Azajayo ariko igihe ntikiragera. Uwapfuye rero akiranuka ntabwo yagiye mu ijuru, ari muri paradizo. Abanyabyaha bari ikuzimu, ntabwo bari muri Gehenome. Oya, hari ikuzimu ahantu bita Sheol cyangwa Hades. Ni ahantu abanyabyaha baruhukira, nabo ntabwo bari bababazwa. Ariko barategereje kugira ngo nyuma y'umuzuko w'abanyabyaha, bamaze gushoza intambara ya Goge na Magogi, byahishuwe 20:7 kugeza ku murongo waho wa 10, haravuga ngo iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa ave aho yarabohewe, azasohoka, azazamuka, ajane n'abanyabyaha bazutse baje kurwana intambara ya Goge na Magoge. Ijambo ry'Imana ravuga ngo umubare w'abazaba ari nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazatera amahema y'abera, bazatera umugukundwa. Ako kanya umuriro uzaturuka mu ijuru batwike. None Satani wabayobyaga ajugunye muri ya nyanja yakumuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma, aho bazababazwa iteka ryose. Imana yacu idufashe dukomeze. Abizeye bose bazaja mu ijuru, kandi Imana ishaka ko twese uko twicangaha tubona ubugingo buhoraho. Ntabwo Imana itinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza ko iritinze. Oya, Yesu aba yaraje, ariko Imana kubw'imbabazi zayo iravuga ngo sinshaka ko igitambo cya Kristo gipfusa, reka kibazane bose. Ni uruhare rwe kwemera uyu munsi wa none kugira ngo Yesu naza azakujane iwe. Abumva bashaka gutahana na Yesu mu bwami, mushira akaboko hejuru. Aba nabari mu rugendo, Imana ibaha umugisha. Twatangiye urugendo, ariko urugendo harimo gusitara, harimo imbeho, harimo abambuzi, harimo inzara. Hari ababa barahuye n'imbeho, abandi bagahura n'inzara, abandi bagahura n'abambuzi, abandi bagahura n'izuba. Mu butayu haba hari ibintu byinshi, ariko muri mu rugendo ibyo ari byo byose nta kibazo. Ariko ninde ushaka gusaba imbaraga ngo Imana imuhe imbaraga arashobore gutsinda ibiza biri mu rugendo? Terebye merci. Hari abantu batari batangira urugendo, hari abantu batari batangira urugendo, batari bemera Yesu Kristo nk'umwami, nk'abashitsi baje kutureba. Hari abumva bashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, abumva bashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami batarakizwa kugira ngo binjire mu shuri ry'urubatizo babatizwe. Bashira akaboko hejuru. Abumva bashaka gutangira urugendo bakabatizwa, bashira akaboko hejuru. Abashaka gutangira urugendo bakabatizwa, bashira akaboko hejuru. Abashaka ngwino hano mwene data, ngwino hano. Karibu mwene data, ngwino hano. Karibu ngwino hano. Ngwino hano tugusengere. Abashaka gutangira urugendo rwo kuja mu ijuru bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza, muze hano. Niba hari undi tugiye gusengera abantu bashaka gutangira urugendo, ngwino hano. Niba hari undi ngwino hano. Ngwino hano imbere ngwino hano. Ushaka gutangira urugendo ngwino hano. Ngwino hano mwene data. Ngwino hano niba ushaka gutangira urugendo ngwino hano. Witeka umva gusenga kwanje, utaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushima imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cya nimugoroba.